Muraho neza nshuti zacu z'aborozi. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe imishwi uko wayitaho iri mu cyiciro cya brooding, ni ukuvuga umushwi kuva uvutse kugeza nibura wujuje ukwezi. Bahaye ikaze. Ikibazo cya mbere, ese brooding ni iki? Brooding stage ni cya gihe umushwi ukimara kuvuka umara uwitaho uwuhereza ubushyuhe. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa mbere nibura kugera ku munsi wa 28. Urabyumva neza, aho ngaho harimo ukwezi. Muri urugendo rero ni handi usanga umushwi uba utari wagera igihe cyo kwirwanaho mu kwikontororera ubushyuhe ubwawo, mu kumenya amazi aho ari, ibiribwa. Icyo gihe ni hahandi uba usabwa kuwitaho by'umwihariko, ukawitaho uwegereye, kuko ari naho akenshi usanga uba ufite ibyago byinshi byo kwatakwa n'indwara. Iki gihe niho utangira kuzihereza. Noneho turebere hamwe uko wakita ku mishwi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya kuri ino mishwi, uba ugomba kuhereza ubushyuhe buhoraho kugira ngo ino mishwi itaza kwicwa n'imbeho. Reka turebere hamwe noneho ubushyuhe bwagenwe kuri ino mishwi kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi nibura wa 28. Ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 7 iyi mishwi uyihereza ubushyuhe bungana kuva kuri digiri Celsius 32 kugera kuri 35. Ubwo ni icyumweru cya mbere cyose ubu bushyuhe nibwo uba uzihereza mu kiraro cyazo. Naho guhera ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 14 ino mishwi uhereza ubushyuhe bungana na 30 kugera kuri 32. Naho kuva ku munsi wa 21 kuva ku munsi wa 15 kugera ku munsi wa 21 imishwi ihereza ubushyuhe bungana na 28 kugera kuri 30. Kuva ku munsi wa 22 kugera ku munsi wa 28 ubushyuhe urabugabanya guhera kuri 25 kugera kuri 27. Nk'uko wabyumvishe, buri cyumweru ujya ugenda ugabanyaho kabiri ku bushyuhe. Kuri uno munsi imishwi noneho iba yabasha kwibeshaho utayicaniye ku bushyuhe bwayo mu mubiri wayo, ubasha kwikontorora ubushyuhe bukenewe ikajya yiyitaho. Gusa nanone uyishyira ahantu hashyuha, ntabwo uyishyira ahantu hakonja mu muyaga, kuko nanone ntabwo biragera kuri rwa rwego rwo kuba ahantu hakonje. Ubushyuhe mu kiraro uyirekera mu kiraro, ugakoresha amakara, ugakoresha amatara, nawe ugakoresha itara ry'urumuri. Icyo gihe ibyo bikoresho ni bimwe biguhereza ubushyuhe. Igihe imishwi mu kiraro cyawe yirundanyije hamwe, bikugaragariza ko ubushyuhe burimo budahagije, harimo ubukonje bwinshi. Noneho mu gihe imishwi yatagaranye cyane, bivuze ko harimo ubushyuhe bwinshi cyane. Naho igihe imishwi yakwirakwiye mu kiraro neza hose, ubona nta hantu yagiye kwirunda hamwe, icyo gihe haba harimo ubushyuhe buhagije. Reka noneho tuvuge ku biribwa ndetse n'amazi uzihereza. Icya mbere ku biribwa. Ku biribwa ino mishwi uyihereza icyitwa starter feeds. Ni ibiribwa uzasanga bifitemo poroteyine nyinshi. Iyo poroteyine ishobora kuzaba iri muri hagati ya 20 na 23% y'ibiribwa iri burye. Ubwo hano icyo witaho cyane ni poroteyine iri muri bino biribwa. Amazi uzihereza agomba kuba ari meza kandi ari akazuyazi. Nibura mu minsi ya mbere 3 ibanza ugomba kuyiha amazi y'akazuyazi ameze neza. Muri ayo mazi shyiramo vitamine C, multivitamine na glucose kugira ngo umushwi wawe uze kugira imbaraga. Ikindi kandi wibuke kugenzura yewe imishwi yawe yose irya ndetse inywa n'amazi yose, ukajya wibuka gucishamo amaso kugira ngo umenye ngo mbe buri wese afata ibyo kurya nangwa se ibyo kurya. Reka noneho tujye ku cyiciro cy'imiti ndetse n'ingingo ino mishwi ikenera mu gihe ikiri muri brooding stage. Urukingo rwa mbere zizafata zikivuka, Marex izarufata umunsi wa mbere ukivuka. Uzawiha mu rushinge cyangwa se mu mazi zinywa, nangwa se uguzitere mu maso. Urukingo rwa kabiri ni Gumboro IBD, izayifata ku munsi wa 10 ndetse no ku munsi wa 20. Urukingo rwa gatatu izongera gufata nanone ni urwa Marex DB, rwitwa DB kabiri kuko iya mbere yari rimwe. Izafata ku munsi wa 21 ndetse no ku munsi wa 28. Imiti noneho izafasha muri ino mishwi, uzazihereza multivitamines mu minsi 3 ya mbere. Uzazihereza antibiotics mu gihe hari stress cyangwa se infections muri zino nkoko zawe, nubwo uzazihereza antibiotic. Undi muti ni Coccidiosta,
uzawihereza ku munsi wa 7 kugera ku munsi wa 14. Noneho reka turebere hamwe ibiro uno mushwi uzajya uba ufite bitewe n'igihe ugezemo. Mu cyumweru cya mbere umushwi uzaba ufite garama hagati y'garama 100 ndetse n'120. Mu cyumweru cya kabiri umushwi uzaba ufite garama 250. Mu cyumweru cya gatatu umushwi uzaba umaze kugira garama hagati ya 400 kugera kuri 500. Mu cyumweru cya kane uzaba ufite 600 kugera kuri 750. Iki gihe nibwo zaba zirangije stage ya brooding. Iyo buri mishwi utagejeje kuri bino biro uba ugomba gusubira inyuma ukareba ikibazo cyabayemo, yaba ari ubushyuhe buke, ibiryo bidahagije, cyangwa se yaba harimo nk'uburwayi wenda butagaragara, ukareba icyo wakosoramo kugira ngo wirinde ingaruka nanone zizakurikiraho nyuma, ukareba ibyo wakosoramo. Inama z'ingenzi zagufasha wowe nk'umworozi kugira ngo iyi stage uzayivemo neza. Mwibutse ko ino stage itagikozwe neza ariho usanga imishwi ikura ubumuga, nangwa se igakuramo ubushobozi buzatuma ikura neza muri zindi stage ebyiri zisigaye imbere. Inama ya mbere, ujye ugenzura buri munsi yaba ibiryo n'amazi bihari bihagije, ukanamenya neza ko ibyo biryo bigabuye kuri uwo munsi koko. Inama ya kabiri, itondera isuku kuko bizagufasha kwirinda indwara nka coccidiosis ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda. Inama ya gatatu, itonde wirinde ko hakinjiramo umuyaga mu nkoko aho ziri, ndetse urinde n'abantu benshi kwinjira aho hantu iyo mishwi iri. Inama ya gatatu, urajya wibuka kugenzura kureba uko imishwi yawe yitwara, nibura buri masaha 6 ukaza ukareba uko inkoko zawe zimeze. Ibyo bizagufasha kumenya ko yaba hari indwara yakwinjiriye ndetse n'izindi infection zose zakinjira mu nkoko zawe ugahita uyimenya hakiri kare, ndetse ukamenya ko n'ubushyuhe buhagije kugira ngo imishwi yawe itaza kuryamirana. Ikintu cya nyuma uzakora, uzarinda inkoko zawe ibyonnyi, ubwo harimo imbeba, inzoka, imibu ndetse n'ibindi bizatuma inkoko zawe ziva mu mutuzo wazo. Turagushimiye wowe warebye ino video kuva itangiye kugeza isoje. Kamusabe gukora subscribe, like, share. Ikindi wandika igitekerezo cyawe muri comment. Heba hari icyo ushaka kubaza, shyira muri comment, tuzabigukorera, tuzabigusubiza muri video itaha. Ciao ciao, komeza mugire umugisha n'ibihe byiza mu byo mukora. Bye bye.